ese undi urabona ibi ngata ari ukumpombya ibi si ukumpombya barya iwawe ibi si ukumpombya ntabwo baniya Bro, what are you talking about, man? ntabwo baniya cyaze wa mugore we ubu tuwaretanye ntabwo igiye kuzura ntiri hafi ndebera nk'uriyaho hagati ndebera ukuntu angana yego kako mbega agasuzuguro uko ngana gusasira nikonya yego ibyo bihurira yo wabagari kubana wowe bizanye none usubise kaka Ntabwo kabanza gusaba. Abimasha sinyise okay aha usubiza Ntabwo giseka wakuyemo inda mwana. ntabwo giseka kabisa gatatu Tugeretse akoze n'ibyo gutangira. ko se ako nawe urasuzugura kuko uko ngana uko se ko niya okay gatatu kabiri twagiye action son yego kako urasuzugura kuko ngana gukese nikonya cyanjye ndamabye yegura ibyo bihurira ko nagasuzuguro Yenza niyo yaje aka ngaka urabona ukuntu kangana uzi ari iki cyakanana ubu se kagiye inshuro nk'ijana noneho rero iki cyakanana nkakeza mureke baseze uno mubyeyi wagira ngo afite ikibazo ntabwo yabura kuba afite ikibazo icya mbere mugize kunyuzuriza wese toilette yanjye murayujuje twujuje wari watubonamo ariko siga ahubwo kuva twanagira ngaho uyu nguyu uri kwita munini nkubwije ukuri katarajya no muri wese sintabwo wabyemera none ngo wese agiye none nicyo kimubyimbije hanyuma rugabo nawe ni umubyeyi wumva ufite urugo arabanza urumva agira urugabo ratuye mu gitondo urabanza ukajya gutya Bro, sigo ufite n'icyaro muri screen. ntabwo bizi Niyo mpamvu wiziritse. rugaba uyu muniga najya ryama ahora kuri call mva video call kandi nabwo none uzi wenda nabise Kibaje wavuga ngo ufite umusatsi. cyabivuga rugaba umva ushaka kuvuga ngo dusasha shuti aho usajya gusohoka maze muri gashikoze umugore we nasohoka ngo besha ajya hano cyo umwe afite yidemera gasize imbaraga z'indara amaguru kabisa ushaka yidemera amaguru barazigwaye umva musi Ntabwo ari indara amaguru. nangana kiryagize Indara nzombi. shayo shamusayo Kewe mwikoreje inkono ishyushye. Arambwiye ngo kikorera inkono ishyushye. Ro. Kiri hariya. Ubwo nibyo wavugaga byonyine? Kuvuga nk'umuntu utabishaka
iyi bakata zo umuforomo ukuri ndaragwamagaye mvugisha numva ntazi ibintu rimwe hita nkati gasubiremo Bati wanjye warapfutse ikibazo ntabwo ari we wipfura n'igihe upfura njye mani ukuraho kubera kanseri nawe narayitewe n'iki sida tuma umuntu apfuka umusatsi Musa sida tuma umuntu apfuka umusatsi ubwo niyo rero kugira ngo mbamenyeshe ko umusore wanyu arwaye sida apfuka umusatsi cyo kimenyetso ikimenyimenyi amano ye ntareshya muzajya mucekinga mani ngiye ndica umusatsi wanjye ndicara gutya nkakurura gutya nyine tubisanzwe gutya ikibazo rero nuko nguyu nyine narawugoshe ari inuza ntabwo mva bino biniga birabeshya kiri guca kuri TikTok berekana gucisha umugore cy'umukubise isuka ni ikibayamani Umaze kwica n'iki nguma. ugeze muri 25 Nuko mwita muri jana. oya reka nzanye ubwati ndakoza mufasa ubwati Bavuga ngo mubwire inti. Umuco dusangira turanga. Igifata umuntu w'umunyarwanda gusobanura ikinyarwanda ntabwo ijyana iyo myenda Green. yes please Vamo gukira bwabo. Twagiye ufite shoti ingana ufite akamidi yawe kagarukira. kagarukira aho ngaho twagiye ntabwo amategeko twari kumukirana twagiye Ufite amafaranga 5,000. Naza hano yavuye. Musa byuka aho ngaho. Babikuraho gute maye. Musange no mwere. dukore abanyarwandakazi dukore abanyarwanda Ino biboro babikuraho. inshuti rayitinga tri si hano se n'ubundi cegereye ibindege Ndege ni surari. conkesha Yisi cyanga gurututsi. ariko nk'ibi bintu muri gusa muri bisi nanone mwongeye du content muri yabe ufashe no gukubita musa ku kibuno bajya bareba abanyarwanda ibintu madegera mu Rwanda Ndege. Hi guys, welcome to our YouTube channel, Disciplenia. So, ciao. Kenny Sangwa is ndege muri video yawe. Hi guys, this is our YouTube. This is Inkomoko. Welcome to our YouTube channel. This is Inkomoko family. Inkomoko. Ako emi sanzo ni eminzi Inkomoko muyikunde muyikunde. Bro! bivuge ni hano Muyirebe muyikunde. Aho dukomoka muturebe mudukunde inkomoko muyikunde muyiteho muyirebe muyikunde natwe mudukunde turabatumiye muze murebe inkomoko bro inkomoko niyo yaje mama yaje This is our DOP here. hari abandi ni ibintu by'ibitera abandi ni ibitera reba ibitera birimo hariya mu nzu reba ibitera birimo hariya mu nzu harimo ibintu by'ibitera biri bosikazi wacu
uyu nguyu yaje kuri seti atameze neza, ubu mubona hano ntabwo ameze fureshi. Hanyuma uyu nawe nta kigenda cye, aragerageza mu gukina. Uyu we mushyiremo bamurebe dodododo, wamubonye do, akamushyira mu mutaka, yabyutse atameze neza. Tugiye gutangira. Hey guys, nana nkuko bisanzwe so narinje kubaguhereza ikaze kuri seti yacu y'Inkomoko. Senga twumve. Oya mani nzi gusenga igenda senga wacu. Mani arasenga. Musa tegeka bikora mu nda. Genda senga. Mwa. Mbese uri musi. Guama kabisa musa. Mwa. Oya ba diaspora turabakunda. Diaspora shiro. Ndi mu diaspora nyine. Chega ni shiri wiki. Diaspora. Diaspora sheri. Kwagiye. Cyanoze cyahoraga kinini. Bako wigenje naguhuje n'ibitera. Baragututse bado. Cyakora ke umwana mu. Ya. Bado baragututse. Usuka mbere munya we wamwebye. Akusonga imazimwe. Nazikuye. Mado sinakubwira ko Nzo vanezi ngo ni cyo ndibere.